الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من النار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة وبني الإسلام، نواصل درسنا مستعيذين بالله مستعينين به متبرئين من كل حول وقوة إلا به. dukomeje isomo ryacu muri kitabul kabair, mu gitabo twatangiye gusobanura kugira ngo tumenye adh-dhunub, ibyaha bikuru ni ibihe, kugira ngo tunabigendere kure babano Islam. araftu sharra la li sharri walakin la atawaqqihi wa man la ya'rifu al-khayra min ash-sharri yushiku an yaqa'a fihi. hari umusizi bigeze kuvuga ngo araftu sharra la li sharri, ngo namenye ikibi ntagambiriye kugira ngo nge nyigwemo, walakin لأتوقيه. أيوة هكذا. نقول نمني كيبي كجرا ونهيرين ده. ومن لا يعرف الخير من الشر يوشك أن يقع فيه. برجي يومونه أتمنى كيبي نانوغو أمنى كيسة تنيران ينيشون جيتو. ومن لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. برجي يومونه أتمنى كيبي إشاريشو بيرانجيرا تيجو يا مسجد الإسلام. ariko iyo umuntu amenya ikibi ni ikihe n'ikiza ni ikihe, bimufasha kumenya at-tafriqu bainahuma, kubitandukanya, ndetse no kugira ngo akomeze kuba umwisilamu mwiza imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. ubwo turakomeje muri iki gitabo cyacu cya Muhammad ibn Abdul Wahhab, wa billahi at-tawfiq. qala al-musannif rahimahullah, umwanditsi w'igitabo Allah mugirire impuhwe, aqada al-baba fi kitabihi, yakoze undi muryango mu gitabo cye, fasammahu, aranje awita babu ma jaa fi ash-shatmi biz-zina. babu ma jaa fi ash-shatmi biz-zina, umuryango wo kwigisha abantu yuko anna min al-kaba'ir, yuko no mu byaha bikuru bavana Islam harimo umuntu kumutuka umushinja zina, ubusambanyi, wal iyad billah. umuntu agashinja mugenzi we ubusambanyi, aw al-liwat, cyangwa se ubutinganyi n'ibindi nk'ibyo bifite bihuriye n'igitsina ndetse no gusambana, wal iyad billah. ibi ngibi min al-kaba'ir, biri mu byaha bikuru Islam. wa min al-umuri allati harramaha Allah, kandi no mu bintu Allah subhanahu wa ta'ala yagize haramu mu Islam agomba kwirinda kuri mugenzi we, harimo irdal muslimi, icyubahiro cy'umuyisilamu burya ntabwo kivogerwa mu Islam. umuntu kwiyandagaza ukamushinja ubusambanyi utaramufashe, naam, utarabibonye muri abashahidi bane, cyangwa se umuntu ukamushinja ubutinganyi utarigeze umufata, wal iyad billah, fahadha kabira min kaba'ir adh-dhunub. icyo ni kimwe mu byaha bikuru mu Islam agomba kwirinda Abayisilamu. wa alla yudhanna bihi illa al-khair, buryo mu Islam Allah yategetse yuko agomba gucekerwa neza. fallahu harrama irda al-muslimi wa malihi aywa irda al-muslimi wa malahu wa damahu. Allah yagize haramu icyubahiro cy'umuyisilamu yuko kitagomba kuvogerwa, ndetse n'umutungo we ndetse n'amaraso ye ntabwo agomba kuvogerwa. wal irdu, kandi iyo tuvuze icyubahiro bavana Islam, huwa a'azzu 'inda al-muslimi min al-mal, buryo icyubahiro cy'umuyisilamu kirahenze kurenza n'imitungo ye b'Islam. buryo icyubahiro cy'umuntu kirahenze kurenza n'imitungo ye. fa innahu in suriqa, kubera yuko burya umutungo iyo wibwe, aw dha'a, cyangwa se ugapotera gutyo umuntu imitungo ikamuvaho, fa huwa yarju an yu'awwidahu Allah, burya umuntu asigarana icyizere yuko bishoboka ko yakongera kubona imitungo nk'iyo yari afite. sibyo Islam, yani umutungo iyo ukuvuyeho ntabwo wiheba burundu, ibyo birazwi. sibyo Islam, umutungo ukuvaho ugakora biiznillah, Allah ashyiramo baraka bikongera bikagaruka. amma naho al-irdu, icyubahiro cy'umuntu, la yu'awwadu in da'a,
burya biragoye kugira ngo umuntu yongere asubirane icyubahiro cye igihe umuntu yamaze kukimutesha aw intuqisa cyangwa se icyubahiro cy'umuntu cyamaze kuvogerwa umuntu akandagazwa agateshwa agaciro burya biragoye kugira ngo bizagaruke fa kama qala sha'ir hari umusizi wavuze ngo asunu irdi bimali la udannisuhu la barakallahu ba'da al-irdi bilmali ahtalu lilmali in awda fa ajma'uhu wa lastu lil'irdi in awda bimuhtali uyu musizi yaravuze ngo buriya icyubahiro cyanjye ngo nkakirinda kurenza nuko ndinda umutungo wanjye impamvu nuko ahtalu lilmali in awda fa ajma'u ngo umutungo wanjye uramutse umvuyeho ugashira ngo birashoboka yuko nakongera nkakora nkazongera kuwubona nkongera nkawukusanya kabisa nkongera nkabumukire walastu lil'irdi in awda bimuhtali mu gihe icyubahiro cyanjye ngo kiramutse gitakaye ngo byo biragoye kuba hari amayeri nakoresha agiye atandukanye kugira ngo nongere nyigarure kuba kintakarije sibyo abayisilamu hakaza yani icyubahiro kirakomeye kurenza n'umutungo w'Islam umutungo utakaye ugapotera n'ibiki birashoboka yuko umuntu yawugaruza amma al-ird na icyubahiro cy'umuntu kumwegeka ikintu runaka wa huwa bari'un minhu bara'at adh-dhi'b ibn yaqub kandi ibyo bintu mushinjije ari kure nabyo wallahi kurenza uko babeshye imbwebwe ngo yariye Yusufu umwana wa Yaqub ugasanga umuntu ibintu mushinjije wallahi ari kure nabyo buri ibyo bintu biragoye kugira ngo bizasibike mu bantu ujye kubumvisha ngo uriya muntu yarabeshyewe sibyo abayisilamu ariko umuntu birashoboka yuko yahomba muri business mwahashira nk'umwaka mukumva ngo yongeye yakize sibyo abayisilamu ariko icyubahiro cy'umuntu yo kivogereye abantu barinda bapfa bakizirikana icyo kintu wala iyaz billah niyo mpamvu Allah bigize haram fa'irdu almuslimi haramun ka hurmati malihi wa damihi buri icyubahiro cy'umuyisilamu ni haram nkuko n'imitungo yo kwivogera ari haram no kumena amaraso ye ni haram wa huwa kasairu dhunub ibi birakomeye biri mu byaha bikuru nkuko twagiye tubona ibindi byaha bikuru bigiye bitandukanye haythu rattaba Allah subhanahu wa ta'ala ala qadhfi almuslimi alhadda wa huwa uqubatun muqaddaratun shar'a kubera yuko impamvu kino cyaha gikomeye abayisilamu nuko Allah hari bihano yateguriye anagenera abantu nk'abangaba bagenda bashinja bagenzi babo ubusambanyi n'ubutinganyi kandi nta gihamya bafite Allah yabageneye ibihano bikomeye cyane muqaddaratun shar'a Allah yagennye bakorerwa hano kuri isi hatirengagijwe baramutse badakoze tawuba iri sahiha na yawm al-qiyamah hari ibindi biba bategereje wal iyad billah qala Allah azza wa jalla Allah muri Qur'an yaravuze ngo والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون mwumve ibihano Allah ateguriye abantu bahimbira abandi zina ubusambanyi ndetse n'ubutinganyi n'ibindi nk'ibyo ngibyo Allah yaravuze ngo hano Allah subhanahu wa ta'ala فالقاذف ترتب عليه 3 عقوبات umuntu himbira abantu ubusambanyi akanabeshyira akanatuka abantu ko basambana kari inkozi z'ibibi mu busambanyi Allah yamutegura ibihano bitatu muri aya Allah yaravuze ngo walladhina yarmuna almuhsanati ngo nababandi babeshyera abategarugori bazwiho kwifata no kutiyandarika bakabahimbira bakabegekaho igikorwa cy'urukozasoni cy'ubusambanyi thumma lam ya'tu bi 4 shuhada ngiyo batazanye abashahidi bane koko bemeza ko icyo gikorwa cyabonywe cyakozwe ngo igihano cya mbere Allah bateguriye fajilduhum 80 jalda ngo bakubitwa inkoni 80 icyo ni igihano cya mbere jalduhum 80 gukubitwa inkoni 80 icya kabiri wala taqbalu lahum shahadatan abada ngo nta n'ubwo muntu aba ari umushahidi ikintu cyose yatanga mu bushahidi ntabwo tumwemera nk'umushahidi yasobanutse Islam yani umuntu huyu nguyu igihano cye cya mbere akubitwa inkoni 80 thaniyan icya kabiri ubuhamya bwe yani buba butakaye ntabwo aba ari inyangamugayo ahantu wari wose azatanga ubuhamya bwe ntabwo bwemerwa thalithan igihano cya gatatu wa ulaika humul fasiqun fasammahu Allah fasiqan ikindi Allah amwise ngo ni inkozi y'ibibi
يعني خارج عن طاعة الله يماذا كيغمورا كي الله سبحانه وتعالى يعني ومن بتفاسق لمن خرج عن طاعة الله نومن يغموye kuma hamme ya Allah nibyo Allah dutegetse we akanga akanyuranya nabyo uyu nguyu niyo bitafasiqun inkozi yibibi n'umuntu uyu nguyu ushinja abandi ubusambanyi cyangwa ubutinganya atazanya abashahidi wa ulaika humul fasiqun Allah mwise ngo ni inkozi yibibi ibi ngibi ni bihano bye fi dunya hano kuri isi amma fil akhirah naho ku munsi w'imperuka faqad tawa'adahum Allah aidan Allah ibindi bihano yabateguriye nanone byagaragaye muri aya qala Allah jalla wa ala Allah muri Qur'an yaravuze ngo innal ladhina yarmuna al muhsanati al ghafilati al mu'minat lu'inu fi ad-dunya wal akhirah wa lahum 'adhabun 'adhim يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين إني آية الإسلام الله فزنوكي إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ngobabandi ngobifata bagahimbira abategarugori babemera manakazi bazwiho kutiyandarika bazwiho ubwitonzi bari na kure n'ibyo ngibyo bavugaho by'ubusambanyi ngabantu bihandagaza bakabahimbira taban hano hari kuvugwa abagore ariko n'abagabo bari kwinjira mu Islam ntabwo byemewe no guhimbira umugabo mugenzi wawe ngo n'umusambanyi kandi utaramufasha utarazanye abashahidi bane Allah aravuze ngo abantu nk'abo ngabo lu'inu fi dunya wal akhirah ngo baravumwe nibivume hano kuri isi no ku munsi w'imperuka walahum a'dhabun 'adhim guretse n'ibyo banafite ibihano bikomeye cyane biryana bikarishye yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim ngibyo bihano bifite yawma alqiyama ngo munsi indimi zabo zizabashinja amagambo bajyaga bavuga bahimbira bagenzi babo wa aydihim n'amaboko yabo akabashinja wa arjuluhum bima kanu ya'malun n'amaguru yabo akaba abahamya n'amaguru yabo akabashinja kubyo bajyaga bakora bahimbira abemera mana yani ku munsi w'imperuka burya izi ndimi tuvugisha dushinje bagenzi bacu zizavuga Allah rigeza zivugisha zidushinje uwo munsi ngo bizaba ibyo ngibyo ngo ni yawma idhin yuwaffihim Allahu dinahumul haqq ngo ni umunsi Allah yuwaffihim ngo azabaha byuzuye bitagabanyije dinahum yani jazaahum ngo ni umunsi Allah ngo azahi ibihembo byuzuye izo nkozi z'ibibi zirirwa zishinja abagenzi abemera amana ibikorwa by'urukozasoni kandi bari kure nabyo ngo kuri uwo munsi bamenye ko ngo Allah azabaha igihembo cyabo bakwiriye jahannam ngo kandi alhaq ngibyo tubabwiye n'ukuri ibyo tubabwiye n'ukuri kwimamo Allah azabaha igihembo cyuje ukuri jahannama irahari annaru haqqun umuriro n'ukuri urahari Allah azawubahemba wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqqul mubin ngo kuri uwo munsi bazamenya ko Allah ari we kuri kandi ari nawe uhambaye subhanahu wa ta'ala kandi kakoresha ubutabera mu guca imanza hagati y'ibiremwa bye fa ibini bihano Allah teguriye inkozi z'ibibi yawm al-qiyama bafite ngo Allah azabaha ibihembo byabo ghayra manqus bitagabanyije جهنم نبي نجيب والعياذ بالله فاحترام أعراض المسلمين والستر عليهم ودعوتهم إلى التوبة والإصلاح من الأمور التي رغب فيها الإسلام إسلام ريرو كوبها إبجوه يرجع بجنزبه نكويرين نكويفوجيرا بيرمو بينو إسلام يشيش كرجبان طيب هنو حديثي وانا تشيكي تباتان زمو الدليل كومي كان يقرأ زيوكو ومنكويها نغزاقتوك مجنزبه كرو مسامني cyangwa kayimushinja cyangwa kari umutinganye kari cyaha gikomeye cyane an abi hurayra radiyallahu anhu marfu'an hadithi twayigejwe abu hurayra radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam iyo bavuze marfu'an ibe bisobanuye ngo yani qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam inwe imana muhammad sallallahu alayhi wasallam yaravuze ngo man qadhafa mamlukahu bizina ngo umuntu zashinja umujawe naam أو ماذا umugaragu we cyangwa se umucakara we umuntu uzashinja umucakara we akamushinja igikorwa cya zina cy'ubusambanyi
yuqamu alayhi alhaddu yawm alqiyamah ngumuntu nguyu Allah ku munsi meruka ngo azabimuhanira ari gihano yamuteguriye azamuha illa an yakuna kama qala ngo keretse ibyavuze igihe koko ariko byagenze. iyi hadithi rawahu imam al-Bukhari wa Muslim. ma ma'na hadha ibisobanuro cy'Islam? ibintu kera hakiri ubucakara murabizi yuko abacakara bajyaga kubagura, habaga amasoko yabo nkuko habaho n'amasoko y'amatungo. abantu bakagenda ngagiye kugura umucakara cyangwa se akagura umucakara, n'ubundi ni umugaragu cyangwa umuja. iyo ari umuja bamwita nako umucakara w'umugore bamwita umuja, hanyuma umucakara w'umugabo bakamwita umugaragu mu Kinyarwanda. byasobanutse Islam, ariko bose bahuriye ku izina ryitwa ngo umucakara. kera iyo Rasul sallallahu alaihi wasallam aravuze ngo umuntu uzashinja umuja we cyangwa se umugaragu we igikorwa cy'ubusambanyi akakimwegekaho kandi atari ko bimeze, yitwaje ngo nuko ari umugaragu we agomba kumuvuga ibyo ashaka, ngo yuqamu alayhi alhadd yawm alqiyamah, ngo ku munsi w'imperuka ngo Allah azategeka yuko nawe abihanirwa, abiryozwa icyo gikorwa yakoze cyo guhohotera uwari mu nshingano ze, ngo nuko ari we umuyobora akamushinja icyaha. ibi ni kubacakara, ariko nta nubwo byatubuza kwinjizamo n'abakozi b'Islam. ntabwo byemeye gushinja umukozi wawe igikorwa cy'ubusambanyi, nta nubwo byemeye abantu kwifata ngo bashinje umuntu ngo runaka ngo araryamana n'uriya mukozi, ngo uriya mukozi ukora hariya ngo uriya mukozi ngo buranga aryamana na runaka. ni haram. yasobanutse Islam. na ba nyiri kubivuga bafite ibihano fi dunya, hano kuri isi twabyumvishije, na yawm al-qiyamah bafite ibindi bibategereje illam yatubu ila Allah, nibadakora tawba kuri Allah subhanahu wa ta'ala. amma naho iyo ari umucakara, nubwo se ubucakara butagihari muri iki gihe, byabagaho kera. yewe na sayyidu uwitwaga ko yari shebuja w'umucakara, byari haram guhimbira umucakara we ko yasambanye kandi nta bimenyetso afite. fallahumma keretse in kana kama qala, keretse ibyo yavuze koko ariko bimeze, ariko igihe atari ko byagenze ni haramu kwita umuja wawe cyangwa se umugaragu wawe ngo yasambanye kandi nta bimenyetso ufite. iyo ubikoze yawm al-qiyamah hari ibihano bigutegereje, nawe uzabihanirwa. waqad dalla hadha al-hadith, iyi hadith rero ikigaragaza yuko ala anna al-qadhifa ala anna al-qadhfa min kaba'ir adh-dhunub, guhimbira umuntu igikorwa cy'ubusambanyi cyangwa ubutinganyi biri mu byaha bikuru. lima tarattaba alayhi min al-hadd, kubera ko twabonye yuko akubitwa inkoni 80 umuntu wahimbiye mugenzi ibi bikorwa by'urukozasoni by'ubusambanyi n'ubutinganyi. wadalla ala anna, nanone twungutse muri hadith ifaida ikomeye cyane mu Islam muri fiqh yihe, ala anna as-sayyida idha qadhafa 'abdahu lam yajib alayhi al-hadd. kera ubucakara bugihari, sobuja aramutse ashinjije umucakara we yaguze akamushinja ubusambanyi, nubwo byaba atari byo, la yuqamu alayhi alhadd, uwo ngo nagakubitwa zirango ni 80. waضح ya ikhwa? byasobanutse. yani kuri bari bafite abacakara, kera ubucakara bugihari, iyo bagufite umucakara waguze wawe, iyo wamuvugaga igikorwa cy'ubusambanyi ko yakoze zina, ntabwo wo kubitwa zango ni 80, ntabwo ukorerwa hudud mudiri w'Islam, ahubwo wowe izo nkoni cyangwa se icyo gihano uzagikorerwa yawma al-qiyama. amma naho abandi arimo batwebwe tutagira abacakara cyangwa se n'abataragiraga abacakara, icyo gihe gushinja mugenzi wawe ko yasambanye, yuqamu alayka al-hadd, ukorerwa igihano cyo kubitwa 80 jalda, inkoni 80. iyi faida yasobanutse Islam. amma as-sayyidu, naho uwabaga afite umuja, la yuqamu alayhi al-hadd, ntabwo yajyaga kubitwa izi nkoni 80 ngo kuko yashinjije umucakara we igikorwa cya zina. fa'ala kulli hal ayyuha al-ikhwa, icyo tugomba kumenya nuko tugomba kurinda indimi zacu amagambo aterekeranye, ukirinda gushinja umuntu udahagazeho. wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu
مسؤولا هكذا. طيب كبركو إزندي مي أما سوى ما تقيب يتفق جوز يوم القيامة تزابي بس قول عياذ بالله. فمسلم رقم كمية ورجو أريندو ريميرغو خاصة جمعي هريكو في أعراض المسلمين يرين دكوفوجي ركوبة ركوم الإسلام أكيرين دكومشينجا إبدا هجزه هو العياذ بالله. حتى نيبزا نيكاه وتاكوزي أستره مهشيره يجيشو تريب ربزابزاها التي تتعدى بتريب ربزابزاها بجامبوك بكجرينغاروك كوري سوسيتي ariko umuntu yakoze icyaha wamubonye ari gusomana n'umukobwa usturuhu muhishire unamwegere ugende umukorere da'wa umubwire uti ya akhi ittaqillah tinya Allah subhanahu wa ta'ala. umuntu muboranye n'umukobwa bihereranye mu cyumba kandi bafunze urugi mwegere umugira inama ariko ntumushinje ngo yasambanye uko nubivuga ntuzane fa illam ya'tu bi arba'ati shuhada nutazana abashahidi bane fajliduhum 80 jalda. Allah ravuze ngo mujye kubita inkoni 80 wa khulasa mu gusoza nanone cyangwa se khitama mu gusoza nanone ibi bihano abayisilamu byo kubita inkoni umuntu bikorwa mu bihugu byubahiriza amategeko ya Islam. Amma naho iyo aho uri ibi ngibi igihugu tari cya Islam ndetse n'ibyo ngibyo bitari mu mategeko yaho bashingiraho bahana abantu ntabwo byemewe madha kujya kwikubitisha inkoni 80 ngo muzimu bite ngo nasambanye. لا هذا ما يجوز. وقرأ التوبة كري الله ومن تاب تاب الله عليه كان يكوز التوبة يوجئ كري هم كنا الله سبحانه وتعالى وكب صادقا مع الله وكب من يكري من التوبة يكري الله والله هكذا زبرج الله سبحانه وتعالى ركوا ورنا كورا يكو الله غفور الرحيم. والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.